wishe Rwirahire wihubita imanzi umuhutu wa Musinga wa Rwabugiri wa Rwogera umuhutu wa Rwabuto. Ikindi nakubwira abahigi bose mu Rwanda ahantu abanyamutwe wese mwaburaga yaramubwira ngo uraho umwana w'umuhutu. Iyo babonaga n'umushefu ashaka kumusaba yambwiraga wa mwana w'umuhutu we ndebera amafaranga aho ngaho. Ni ubwoko ntibugira ubwinshi, ni inkomoko. Umunyarwanda iteka yahuraga n'undi akavuga ngo uri bwoko ki, ukamubwira undi umunyinya w'umuganzu, ni umwega w'umwakagara, ni umwega w'umurejuru, ni umwega w'umugagi, ni umutsobe, ni umucyaba, ni umwene gatambira. Ibyo amagambo y'ubwoko, inkomoko y'abantu mu miryango, abantu bavugika mu miryango. Ubwo nakubwiye ko Imana yabikoze umugabo, umugore n'abana, Imana ikaba ari inkuba. Ubwo rero nibwo bwoko bwari buriho mu Rwanda mbere yuko abazungu baza, kandi abantu babanaga neza bakaba bafite ubutunzi. Umwami yirahiraga ko ari umuhutu cyane cyane cyane. Buriya umuhutu mu Kinyarwanda yari umuntu w'imfura umenya kwibuka shebuja. Reka tubasuhuze abadukurikiye kuri Rwanda TV. Nk'uko bisanzwe ni Handi Bugingo, twongeye kugaruka mu kiganiro cyacu kibanda ku mateka y'u Rwanda, aho yaba abato abakuze tuzajya twicara tukaganira mu by'ukuri u Rwanda, tukaganira amateka yarwo. Turi kumwe n'inararibonye mu mateka, tukaba turi kumwe n'umubyeyi Ambasada Murashi Isaie. Yarabitwemereye, twahuje uruhembe n'umuyoboro we witwa Ndi Umunyarwanda, murayibona yitwa Patriot. Twahuje rero uruhembe, niwe twongeye kugaruka hamwe nawe kugira ngo tuganirire ku bunararibonye bwe, yabaho umujyanama, yaba n'umwarimu. Ibyo byose dufite amahirwe yo kuba dufite umuntu nk'uwo nguwo muri gihe nk'iki ngiki. Ambasada, ni karibu mu kiganiro. Murakoze cyane Bugingo, ndakuramukije kandi namukije n'abandi bose batwumva, bifuriza amahoro. Nyuma y'ikiganiro twagize, abo twaganiriye baravuze bati ibyo ari byo byose tubonye umuntu uzi u Rwanda ushobora no kurutubwira. U Rwanda mu bitekerezo bya Murashi uyu munsi twagize amahirwe yo kurwumva, ariko reka tuganireho uyu munsi duhereye inyuma. Ubundi u Rwanda mu bitekerezo by'abami, igihe rubanda rwahoze ari urw'umwami, u Rwanda rwari rumeze u Rwanda mu bitekerezo by'abami icyo gihe. Uba ariho dutangiriza. U Rwanda nagusobanurira yuko urumuri Rwanda, urumuri rw'Imana Rwanda, ukuvuga yuko Imana y'u Rwanda Shyerezo na Gasani. Buriya hari n'ikintu ugomba kumenya, kuko burya Imana y'u Rwanda ari Shyerezo na Gasani. Ugomba kwiteka Imana ibice bibiri biyigize, ari nabyo nkomoko y'abantu, ni umugabo n'umugore. Imana rero twavuze ko ari inkuba, ariyo itanga ubutaraga, ari itanga ubugingo, ikaba ari umugabo n'umugore babyaye abantu, abanyarwanda aribo bene Imana. Imana Shyerezo na Gasani bahaye abanyarwanda urumuri bagomba gukwiza hose, arirwo rumuri Rwanda. Urumuri Rwanda ni ugukwira hose. Rwanda ku bantu bo hambere ababiri babizi, ibyo bitaga gusenya inkwi cyangwa se gutashya. Iyo abantu bajyaga mu ishyamba bakajya gusenya, niyo baturuka inshinga gusenya. Gusenya ni ukuvuga bashakaga inkwi basenya ishyamba, niyo biraturuka gusenya. Iyo abantu basenyaga rero bagendaga banda, ni ukuvuga ko basenyaga ahangaha bakaruhukira umwandu, bakajya ahandi bakashyira umwandu, hanyuma bakaza gushyira hamwe bakandura, bakagira umwe bakawutahana. Niko Rwanda. Niyo shusho nabaha kugira ngo mwumve u Rwanda icyo ari cyo. Rwanda ni ukuvuga gukwiza hirya no hino. Urumuri w'u Rwanda rwaturutse ku Mana. Shyerezo na Gasani baruhaye imfura yabo Mututsi. Mututsi navuze ko bituruka ku nshinga gutuka, ariyo gutanga kw'Imana. Yahaye abantu ubuntu, ubumuntu, urukundo, kubana neza, kubana mu mahoro, kugira neza, kubyara no guheka. Ibyo rero akaba rero ari ubuntu bw'Imana. Uyu Mututsi uvuga, kuki iyo yabaga agiye kuba umwami byasabaga ko yiyambura kwitwa Umututsi? Ni ukuvuga ko Gasani yamuhaga kuba Nyagasani. Abami, ubundi bami bari abami baje hanyuma kugira ngo bayobore u Rwanda, baje kuguma Gihanga.
nibwo buriya abami bayoboye igihugu mu buryo bufatika, mu buryo bushyira hamwe, mu buryo buhuza abantu, byatangiye ku ngoma ya Gihanga. Ariko mbere hose u Rwanda rwariho. Ibi ngibi tuzagenda tubivuga buhoro buhoro, ariko niko bimeze. Rero umwami kwama nabyo ni ubuntu butangwa n'Imana. Kwama ni ukuvuga guhoraho, guhorana n'Imana, ukwiza ubuntu bw'Imana, ugaba, utanga, ugira neza kugira ngo Imana igaragare mu bantu. Abami rero bayoboye u Rwanda bari Abatutsi, mu nkomoko yabo bakomoka kwa Mututsi wa Shyerezo. Noneho baje kuyobora u Rwanda, Mututsi yazanye na murumuna we Sabizeze, baza gushinga imizi mu Rwanda. Aho rero niho ubuyobozi bwatangiriye. Noneho Imana ibaha kuba ba Nyagasani. Gasani ni ukuvuga gukwiza ibyiza, agasani k'i Rwanda, ni ukuvuga ineza, ni ukuvuga urukundo, ni ukuvuga amahoro n'ibyishimo. Ibyo rero abami nibyo bari bashinzwe kugaburira abantu ibyiza by'Imana, bakitwa rero ba Nyagasani. Bakaba abami, ni ukuvuga abantu bahoraho, bahagarariye Imana ku isi, bigisha abantu urukundo rw'Imana. Ibyo bituma bitwaga ba Nyagasani. Umwami iteka yitwaga Nyagasani kuva kera kose kugeza ku bami ba nyuma bitwaga ba Nyagasani. Aba bami rero u Rwanda bari bafite mu bitekerezo byabo rutaniye n'u Rwanda rwaje kuboneka nyuma y'uko bambuwe ingoma n'abakoroni. Nibyo nasobanuye, amateka y'u Rwanda n'amateka y'abakoroni mu Rwanda biratandukana cyane. Amateka y'u Rwanda nayo nyine tuvuga ya mbere y'uko abakoroni baza kwiganza mu Rwanda, bakazana ibintu bitari iby'u Rwanda, bakazana imico itari iy'u Rwanda, bakazana gutanya abantu, bakazana inzangano, bakazana ikinyoma, bakazana kwambura, bakazana guca inka, bakazana gutwika u Rwanda kugira ngo birukane bene Mututsi bahashyira ingoma ya Roma. Ingoma ya Roma nayo tuzagenda twisobanura ukwayo, ni ingoma ikomoka i Roma nyine mu Burayi, igihugu cy'Ubutaliyani. Tuzasobanura uko iyo ngoma yari iteye n'ukuntu yaje mu Rwanda, n'uko itandukana n'ingoma y'Imana mu Rwanda. Rero nk'uko bimbajije, abami bayoboraga u Rwanda mu myaka myinshi cyane, kuva ku ngoma y'Igihanga nk'uko Padiri Kagame yabivuze ni mu kinyejana cya 11, ariko na mbere hose navuze ko u Rwanda rwariho. Noneho rero abazungu bitwa abakoroni, harimo aba leta n'ab'idini ari bitwaga abapadiri bera, baje ikinyejana cya 19 kirangira. Abadage babanje kugira inama muri 1894 n'umunani batangira gutegeka, hanyuma basimburwa n'Ababiligi, ariko abapadiri baguma aho ngaho bakoresha idini. Baraje rero bahindura imico y'Imana y'u Rwanda, bazana imico y'iwabo mu Butaliyani, i Roma muri Kiliziya Gatolika, n'andi madini yakomotse aho ngaho i Roma muri Kiliziya Gatolika. Rero ukuntu nk'uko bimbajije, abo ngabo baje guhindura u Rwanda ikitari u Rwanda, akaba rero yo ngoma y'abakoroni mu Rwanda. Ari nayo mpamvu iteka igiye ntandukanya amateka y'u Rwanda n'amateka y'abakoroni mu Rwanda. Ambasada, dufashe nk'umunyamateka guhera mu mwaka w'igihumbi nyuma ya Kristo nk'uko byandikwa, cyangwa nyuma y'uko, hari n'abavuga ko ari nyuma y'uko ubukristo budomina isi, nyuma y'umwaka w'igihumbi kugera mu 1894. ubwo icyo nicyo gihe abakoroni bagiriye mu Rwanda. Harimo imyaka igera muri 894. Abanyarwanda bari babanye bate mu moko yabo, niba ahari? Bari babanye bate mu bukungu? Bari babanye bate umunsi ku wundi mu buzima bwa buri munsi? Ibi ni birebire cyane. Icyo kibazo mbajije ubwacyo umuntu yacyandikaho igitabo. Ntabwo rero igitabo umuntu yakivuga mu minota mike ngo kirangize, ariko noneho mu nshamake, mbere y'uko ibyo bamaze kukubwira biba, abazungu bagahindura u Rwanda ikitari u Rwanda, bakagihindura igihugu cy'amateka y'abakoroni mu Rwanda, ariho gukora amabi navuze. Abanyarwanda bari bafite ubwoko, ntabwo bagiraga amoko. Bari bafite ubwoko ni ukuvuga inkomoko, ubwoko bw'imiryango abantu bakomokamo. Abantu bakaba bagifite igisekuru bakomokaho, bakaba bene Mututsi, bakaba bene Sabizeze, bakaba bene Gihanga, bakaba bene Kanyarwanda. Hanyuma abana bagenda babyara, bororoka, ingoma y'Abanyiginya igira amazu menshi cyane. ubwo ni bwo bwoko, ntabwo ari amoko. Amoko rero yaje kuza nk'uko tuyamenyereye ubu, nk'ibyo uvuga buriya abantu bariho nk'ubu cyane cyane abakuru, bamwe barikanga bakavuga ngo ndabeshya kubera ko bamenyereye ikinyoma. Amoko tuzi akunzwe kuvuga yateye ikibazo kinini cyane mu Rwanda, ibyo bita Abatwa, Abahutu n'Abatutsi. Ayo ntabwo yari amoko imbere y'uko abakoroni baza, nibo yagize amoko. Ubundi ubwoko
iteka yahuraga n'undi akavuga ngo uri bwoko ki, ukamubwira undi umunyinya w'umuganzu, ni umwega w'umwakagara, ni umwega w'umurejuru, ni umwega w'umugagi, ni umutsobe, ni umucyaba, ni umwene gatambira. Amagambo y'ubwoko, inkomoko y'abantu mu miryango, abantu bavukira mu miryango. ubwo nakubwiye uko Imana yabikoze, umugabo, umugore n'abana, Imana ikaba ari inkuba. ubwo rero nibwo bwoko bwari buriho mu Rwanda mbere y'uko abazungu baza, kandi abantu babanaga neza, bakaba bafite ubutunzi bwubakiye ku nka. muri uru Rwanda rwari igihugu cy'inka. abana b'ubu ngubu barabyumva mu buryo bubagoye, kuko inka ntabwo zibona zigaragara. nabo nk'amata, ni amata yo ku igare, amata yo ku modoka, amata yo babona aza mu bucuruzi. ariko ubundi kera, nanjye ndariho undi n'umwana, u Rwanda cyari igihugu cy'inka. inka zuzuye imisozi, imirambi, zuzuye ibibaya, zitaha mu ngo zigashoka mu rwuri, nako zikarisha mu rwuri, zigashoka imigezi. cyari igihugu cy'inka. inka rero bwari bw'ubutunzi bukomeye cyane buganisha abantu. ufite inka nyinshi yabaga ari umututsi, noneho akaba afite misiyo y'Imana yo kuzitanga. uwakennye bakazimuha. abantu bose rero bororaga bari abatutsi. ukennye inka zagabanutse cyangwa se zashize, akitwa umuhutu. yagiye guhava ku wundi mututsi mwene wabo uzimurusha, akitwa umuhutu. umuhutu byavugaga umukene utagira inka, akazihakirwa, akazihabwa n'uzimurusha. urugero natanga rukomeye, umwami tuzi witwa Rudahigwa Mutara wa gatatu, abantu benshi barabizi, abo mu kigero cyo hambere. umwami Rudahigwa iyo yajyaga guhiga ku mayaga cyangwa ahandi yakundaga guhiga mu cyanya n'ahandi nk'aho, yishyagwa inyamaswa akirahira ngo nkwice nkwirahire ni nkubito y'imanzi. umuhutu wa Musinga wa Rwogera, wa Musinga wa Rwabugiri wa Rwogera, umuhutu wa Rwabuto. umwami yirahiraga ko ari umuhutu cyane. buriya umuhutu mu kinyarwanda yari umuntu w'imfura, umenya kwibuka shebuja, kubera ko yamugabiye, yamuhaye inka akamwirahira. icyo kivugo cye dushobora kukibona nk'ahantu cyanditswe. ikivugo cy'umwami ahantu cyanditse, yembizi mu nkuru, kandi abyanditse no mu gitabo, ariko jewe nta hantu uzi babyanditse. nabivugaga mu nkuru kuva n'umwana, ariko yirahiraga Rwabuto, avuga ko ari umuhutu wa Rwabuto. ibyo ni ibintu bizwi, ntabwo nagirwaho impaka. iyo ni amateka y'u Rwanda. ikivugo cy'umwami Rudahigwa cyane, nkwice nkwirahire ni nkubito y'imanzi, umuhutu wa Musinga wa Rwabugiri wa Rwogera, umuhutu wa Rwabuto. ikindi nakubwira, abahigi bose mu Rwanda, ahantu habaga inyamaswa, iyo bahigaga birahiraga nk'uko kwa Rudahigwa. ngenda bizi cyane kubona hano mu Bugesera n'umwana bagiye bacyura ibyo bita gucyura umuhigo, bakavuga ngo ni umuhutu wa Ndemezo, ni umuhutu wa Rwabuhihi, ni umuhutu wa Kanaka, ni umuhutu wa Kanaka. urumva, ni umuhutu wa Ruhorahoza. ibyo ni ibintu bizwi. umuhutu ni ukuvuga umugaragu wa Kanaka. iyo ni isansi ya mbere y'ikinyarwanda. isansi ya kabiri y'umuhutu ni umwana w'umuntu. baravuga ngo ushaka umuhutu aramwibyarira. umwana aba ari umuhutu wa se, kubera ko ari umugaragu we, akamutuma akarara iwe, akazamushyingira, akamuha urugo rwe, ariko ubu ari umuhutu we. igisobanuro cya gatatu cy'umuhutu ni ukuvuga rubanda rw'umwana. cyane byumvikanaga mu mvugo y'abatwa. abatwa urabazi, kuko abatwa buriya nibo babanje gutura, kandi bakemera umwami cyane, kuko bagendaga ibwami cyane, bagakunda n'ibwami, bakigisha guhamiriza, bakigisha kurasa, bakamenya kuririmba, bakamenya guhamiriza. rero iteka umuntu utari igikomangoma, cyangwa utari umwami, cyangwa utari umutwa, bamwitaga umuhutu. yewe ndabizi ni n'umwana, umutwe wese mwaburaga yarakubwira ngo uraho umwana w'umuhutu. iyo babonaga n'umushefu ashaka kumusaba, yambwiraga wa mwana w'umuhutu we, ndebera amafaranga aho ngaho. iby'ejo bundi ntabwo ari ibya kera. rero umuhutu ntabwo ari ubwoko, ni inyito igaragaza umugaragu, umwana w'umuntu cyangwa se rubanda. muri make ni uko nabigusobanurira. ni ukuri abanyarwanda bari babanye neza, bubakiye ku nka. guhinga byaje hanyuma, buriya mu Rwanda ntabwo bahingaga. nanjye mbizi n'umwana, ntabwo abanyarwanda benshi bahingaga. abahingaga babaga bafite utuntu duke hafi y'urugo, bagahinga amasaka, bagahinga uburo, bagahinga imbuto, nako bagahinga imboga, isogi, bagahinga n'inzuzi. izo bitaga imbuto z'umwami: amasaka, uburo, isogi n'inzuzi. Ambasada, reka kuri iki ngiki, mvuge ko igice cya mbere tugisoje, kivuga u Rwanda rw'abami.